Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 31 by'umweru bisanzwe, tariki 6 Ugushyingo 2024. Nga amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Mujyi Paul Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2 umurongo wa 12 kugeza kwa 18. Nkora mutima zanjye ubwo mutahwemye kumvira igihe nari mpari, n'ubu ngubu ndahari, mubikomeze ndetse murusheho. Ngaho ni mushishikare gukora ubwanyu mufite ubwoba kandi mudagadwa, kuko Imana ari ibatera gushaka no gukora ibishimisha. Mukore byose mutinuba kandi mutagengimiranya, kugira ngo mubindakemwa n'indahinyuka, mube n'abana b'Imana bazira inenge rwagati mu bantu b'indyarya kandi bararutse, bakamurika muri bo nk'inyenyeri mu kirere, kubera iryo jambo ry'ubugingo mwifitemo. Bityo ku munsi wa Kristo bizambera ikuzo kuba ntarirukiye ubusa kandi ntaravunikiye ubusa. Kandi naho byaba ngombwa ko mena amaraso yanjye akamishwa mu gitambo no kwituro ry'ukwemera kwanyu, byanshimisha kandi nasangira namwe mwese ibyo byishimo. Bityo namwe nimwishime kandi muhimbarwe hamwe nanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Uhora n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhora n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhora n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho kandi nite ku ngoro ye ntagatifu. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima ubintwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 14 murongo wa 25 kugeza ku 33. Icyo gihe Yesu yarashagawe n'abantu benshi, arahindukira arababwira ati, umuntu waza nsanga atabanje guhara se na nyina, umugore n'abana be, abavandimwe n'abashiki be, ndetse n'ubuzima bwe bwite, uwo ngo ntashobora kumwigishwa wanjye. Kandi umuntu wese udaheka umusaraba we ngo ankurikire, ntashobora kumwigishwa wanjye. Mbese ninde muri mwe ashaka kubaka umunara, ntabanze kwicara ngo arebe ibyo azawutangaho, kandi ngo amenye niba afite ibizawuzuza? Abayanga ko yatangira kubaka agasanga adashobora kuzuza, maze abazamubona bakamuseka bavuga ngo, dore umuntu watangiye kubaka akananirwa no kuzuza. Cyangwa se ninde mwami waba agiye kurwanya undi mwami, ntabanze kwicara ngo yibaze ko niba afite ingabo 10,000 yashobora kurwanya uza kumutera afite 20,000? Abonye bitamushobokeye, yamutumaho akiri kure akamusaba ko babana mu mahoro. Nuko rero utazahari ibyo atunze byose, ntashobora kumwigishwa wanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko rero utazahari ibyo atunze byose, ntashobora kumwigishwa wanjye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Aha kuri buri munsi tujye duhakura ibisubizo bidufasha kubana neza mu buzima bwacu, mu ngo zacu. Muri iyi minsi dufite ingo nyinshi ziri mu manegeka. Mubyeyi, niba urugo rwawe nawe ruri mu manegeka, ruri kuri burembe, ruri kuri bomboni, Nyagasani arifuza gutambutsa iwawe ubutumwa kugira ngo gufashe wongere urebe impamvu urugo rwawe rugeze habi. Niba umuhamagaro wawe uri kugerwa ku mashyi, ugashaka guta umuhamagaro ukabirwa n'umuhamagaro, amasomo ni wagenewe kugira ngo Nyagasani agufashe kongera kwiyumvamo inyota yo kwiyegurira Imana, inyota yo gukora ubutumwa, inyota yo kugenda neza mu nzira z'Imana. Tugiye kureba muri amasomo impamvu imihamagaro yacu iri gusenyuka, impamvu tubihiwe bamwe muri imihamagaro yacu, abandi turi gushaka guta imihamagaro yacu. Kubera iki? Rimwe nitwaza ko byakunaniye, ikindi gihe ukitwaza abandi, ariko turaza kubona ko bigusaba ikintu kimwe, kwigomwa. Iyo shinga kwigomwa mubyeyi, iyo utigomwa nta kintu ushobora kugeraho. Turaza kubona ko impamvu abenshi imihamagaro yacu igenda idupfira rikamva by'ubusa, nuko akantu kabuzemo ko kwigomwa,
akenshi tuyijyamo dushura huti byari bihumye tutigeze twitegura. Ako kandi two tujye kuzirikana uno munsi, kwitegura imihamagaro yacu. Twese dufite umuhamagaro umwe rusange witwa ubutungane. Matayo umutwe wa 5:48, twaremeye kuzajya mu ijuru niho tuzishima iteka. Ariko muri uwo muhamagaro rusange, l'appel universel, hari inzira tugenda tunyuramo. Bamwe bashaka kunyura inzira yo kwiyegurira Imana, la vie consacrée, abandi bakaba banyura mu nzira yo gushinga urugo, la vie conjugale. Aho hombi Nyagasani arahemera, kuko icy'ingenzi yaduhamagariye twese kugira ubuzima, ndetse ubu buzima tukabamo turi kumwe n'Imana. Ngaho rero Nyagasani ashaka gutugeza, arifuza ko twagira imyiteguro ikomeye cyane mu kwitegura iyo mihamagaro, kugira ngo Nyagasani akomeze kubana natwe. Impamvu bamwe tubihiwe mu mihamagaro yacu, abandi tugashaka guta imihamagaro yacu, ni iyihe? Ako kantu ko kutitegura niko tujye kugenda tuzirikanaho muri ano masomo y'uno munsi. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere ari gushikana abanyefilipi imigenzo myiza: kuba urumuri, kumurikira abari mu mwijima, kwitwara neza, gukora ibintu batinuba. Ako kantu umubyeyi ubwo ejo twazirikanaga uburyo aduha ishusho ya Kristo waje munsi kuducungura, akemera kwicisha bugufi. Aributsa abayoboke b'Imana b'i Filipi akantu ko kumurikira abandi, kuba urugero rwiza. Bizabasaba gukora byose bativovota, batinuba, kuko babikorera Nyagasani. Nk'uko na Zaburi uyu munsi bidushishikariza kwishingikiriza Uhoraho, kuba urumuri, uha n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Amen. Kurebera buri gihe ku rumuri rwa Kristo, gucanirwa na Kristo kugira ngo anyobore inzira nziza. Igihe cyose uzajya mu butumwa utari kumwe na Kristo, atari kumurikiye, none uzagera hirya ubona umwijima, ntihongere gukomeza nyine, kubera ko iyo nzira ntikomeza, kubera ko utari kureba hirya, kuko wataye Kristo. Ivanjiri y'uyu munsi iraduha igisubizo cyiza, igisubizo neza duha cy'imyiteguro, plan d'activité, kwitegura ubutumwa. Hari icyo bita igiti cy'ubuzima. Igiti cy'ubuzima ni ugukora umushinga uvuga uti, harya ubuzima bwanjye burerekeza hehe? Burerekeza ku Mana. Hanyuma simbuza kugana Imana ni ibihe? Uyu munsi Yezu aributsa abashinze urugo cyangwa bari kwitegura uwo muhamagaro wo gushinga urugo, akibutsa abihaye Imana cyangwa bari kwitegura iyo nzira, ko ari ibintu bitatu byatuma witegura neza, bityo ntuzigere na rimwe wicuza ku muhamagaro wawe, wicuza ku butumwa Nyagasani yaguhaye. Icya mbere ni ugusiga ibintu, usiga ibintu hanyuma ugasiga abantu. Icya gatatu, hanyuma nawe ubwawe ukitanga, ugaheka nyine uwo musaraba kugira ngo ukurikire Kristo. Nguko gusiga bose na byose, ugasanga ugasanga Yesu Kristo byose ukumunya kuri. Akenshi ibikunze gutugora ni ukwizitura ku bintu ndetse n'abantu. Ibyo dushobora kubishobora, ariko igikomeye cyane njyewe rero ushobora kwitanga, kuko abantu benshi turatanga, ariko ikitugora no kwitanga. Ushobora gutanga ibintu ariko ukaza kubagera kwitanga. Icyo nicyo gituma abantu benshi twagiye tubihirwa. Nuko buryo uzisuzuma uzasanga utajya witanga, uzasanga ujya uha Yezu bice, uzasanga ujya unusura ku Mana wagombaga guha Yezu, ukanusura ku mubiri wawe, ukabura utagaguje, ukiyandavuza, ukiyandarika. Warangiza ngo wabihiwe nyine, kubera ko wabeshye Yezu ko wamwihaye, ariko n'ubundi uracyakomeza wiha abantu, wiha n'ibintu. Ako kantu umubyeyi ko dutigeze twitegura na rimwe, ugasanga twidumbukije, ukindumbukiza mu rugo, ukindumbukiza mu bihaye Imana, ariko utarigeze nimwe wicara ngo utegure. Ngo uyu mugani ikigereranyo aduhaye cy'umuntu ugiye ku rugamba, ufite ibihumbi 10, undi afite ibihumbi 20, none uzamutsinda ute? Niba utarabanje kwicara ngo witegure, ngo uteganye, aho ngaho uri kujya hehe? Abantu benshi uzasanga twirukira mu mihamagaro tukidumukiza, kubera iki? Dukurikiye ibintu, dukurikiye amafaranga, dukurikiye ibintu bya mirenge, ndetse n'abandi bakurikiye abantu. Nkurikiye uriya kubera ko ari umutegetsi ukomeye, azajya nsunika, azajya mvuganira, ugasanga aribyo twahereyemo. Umuntu uzatuvuganira, umuntu se nugerayo ugasanga yarapfuye.
aho nawe se ntuzagaruka. Nugera bya bintu wari ukurikiye ugasanga byarashize, aho nawe nyine uzahita ushirira. Iki gitera ububihe nta kindi mwa babyeyi mwe, nuko akenshi usanga twikurikiriye ibintu, twikurikirira abantu benshi, twanga gukurikira ubuntu bw'Imana. Ibintu bitubuza ubuntu bw'Imana, abantu batubuza ubuntu bw'Imana. Koko ngubwo ubuntu bw'Imana nuguheka umusaraba, nukwihangana ibyo bibazo uzasanga mu muhamagaro wawe, ibyo bibazo uzasanga mu rugo, uwo musaraba ugomba guheka, ukihanganira umugabo, ukihanganira umugore, ukihanganira umuntu muzabana, ukihanganira ubwo buzima bwose ugiye kujyamo, bitewe nuko nyine wowe uhisemo, niko wahisemo nyine. Niba utarabihisemo, nakugira inama niwe imyiteguro kubanza kongera kwica niyo nama yeza tugiriye ati ongera wicare witekerezeho, la réflexion. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney wavugaga ati buri icyaza abantu bafite suko babuze ibintu, suko ari abakene, suko babuze amafaranga, ahubwo icyo abantu bavuze igikomeye cyane byo cyo turongo dutatu, babuze gutekereza. Kwicara ugatekereza, kwicara ugashishoza. Icyo ni Yesu Kristo nashaka gutubwira n'umunsi, kwicara banza wicara utekereze, ushishoze. Nimushishoze maze mwumve ukuntu urahagira neza. Impamvu imihamagaro imwe iri gusenyuka abandi bagashaka guta imihamagaro yabo, nuko tutigeze kwitegura, cyangwa wasanga waraniteguye ariko utiteguye neza, wasanga waridumbukije, wasanga waragezeho nyine ugatungurwa. Kubera iki? Ntiwigeze wicara ngo utekereze. Gutekereza mwa babyeyi mwe, umuyobozi ahari agomba kwicara agatekereza uruganda kugira ngo uruganda rutere imbere. Umuyobozi ahari agomba kwicara agatekereza abari kuyobora kugira ngo bigende neza. Ako kantu mubyeyi, kwicara ukabanza ugatekereza, ni ikintu gikomeye cyane kiganisha ku myiteguro yose twagira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umusore n'umukobwa barakundanye, bahuriye kuri interinete online. Nuko bishoboke ukuntu bandikiranaga, bombi barushaho kugenda bakundana. Uko umwe yoherezaga ifoto mugenzi we ndetse na video, biza kurangira banzuye ko bagiye gukora ubukwe nk'abantu nyine bari bamaze kumenyana, bagiye gushyingirwa. Ubwo umusore impamvu yatangaga kugira ngo washyingirwe vuba, kugira ngo akazi ari gukorera babashe kumuhemba amafaranga atubutse, kubera ko bisaba kugira ngo bamuhembe ko aba yarashyingiwe ari kumwe n'umufasha we, bityo bakamuhemba urutubutse. Nuko umukobwa arabyemera, bakora ubukwe vuba nyine kugira ngo yibuze muri icyo cyifuzo cy'umukunzi we akimufashemo, ajya ahembwa menshi nk'umudogiteri nyine ukomeye cyane. Buri wese amaze kumva n'icyifuzo cya mugenzi we, biyemeza gukora ubukwe. Ubukwe burabaye, ubukwe bw'agatangaza, amamodoka akomeye cyane, inzu nziza, ibirori byiza koko bikomeye cyane bishyushye. Nuko wa mukobwa arishima, naho umusore arishima, uburyo bakoze ubukwe bw'agatangaza bukomeye cyane. Nuko bukeye bwaho bari guserebura nyine ku by'ubukwe, wa musore naho umukobwa baraye bashyingiwe. Nuko muri rwa rugo rushya nyine, dore ko urugo rushya ubundi ruragendwa bararusura. Nuko ngo mu gihe bari bicaye bagiye kubona babona umuntu aje gukomanga, baramwikiriza. Aravuga ati umva rero, nari nje kureba rya koti ryanjye kugira ngo nditize undi. Nuko wa mugabo abwira umugeni ati mugeni, reba rya koti ejo nari nambaye uritange bajya kurihanagura. Nuko rya koti baba baritwaye. Akimara kugenda hahita haza undi arakomanga. Nuko basanga bakica muri saro, babwira ati umva rero, nanje kureba kakamodoka, nanje gutirura ya modoka yanjye kugira ngo ijye mu yindi mirimo. Nuko wa mugabo abwira mugeni ati mugeni, reba urufunguzo rwa ya modoka yacu, uruhereza uriya mukozi imodoka yijyane mu kinamba ajye kuyoza kugira ngo tuzaze kwitemberamo vuba ha ikeye imeze neza. Mugeni abatanze rwa rufunguzo rwa ya modoka. Nuko haza undi nawe muri ako kanya ngo aramubwira ati mugenzi wanjye, nakugurije amafaranga ukoresha ubukwe, ubu ndaje kugira ngo ugire gute uyampereze. Nuko wa musore yibaza no ukuntu agiye kubigenza, abwira umugeni ati mugeni rero, fata bya bitahanwa byose dufite ubihereze uyu mukozi aba bidutwaza, uko turitegura kuwimukira mu yindi nzu nziza atari iyi ngiyi, inzu nziza nagiye kubakisha. Mugeni afata ibitahanwa byose abihereza wa mukozi, nawe arabijyana. Bishoboke ko ari byo azishyuramo ya madeni y'amafaranga bakoresheje ubukwe.
ari ikote bararijyanye, ari imodoka bararijyanye, ari ibitanwa byose barabijyanye. Ubusa umugeni asigaranye iki? Mu gihe batangiye kuganira, Kamwanya Muvunde arakomanze, nuko amujyana ku ruhande ati yanze ubukode bwarangiye, gira vuba usohoke kuko utarishyura. Nuko wa musore asanga mugeni amubwira ati mugeni itegure, yanzu yacu yaruzuye, ingiye tujye kuyisiga ngaha kugira ngo tuzajye tuyikodesha, tujye mu nzu yacu nziza, inzu yacu ya etaje nubakishije. Nuko amaze kwimukira muri yanzu ya etaje, bayigezemo ajye kubona abana baraje, baje gukomanga ati papa, twabuze amafaranga y'ishuri, twabuze ibikoresho by'ishuri, mama yadutumye ngo duhe amafaranga y'ishuri, duhe ibikoresho by'ishuri. Nuko wa mugabo ajyana umugore ku ruhande aramubwira ati mugeni rero, aba bana n'abishywa banjye banyita papa, ubu rero ngiye kugusiga ahangaha muri iyi nzu hamwe nabo, ukomeze ubarera, nyarukiye gato kuri konte njye kubikuza amafaranga azadutunga muri uru rugo, azadufasha gutembera, ubundi tubeho neza, aba bana ubandebera. Yewe na nubu ntaragaruka, banza yaragiye guca umuti wamperezayo, na nubu banza akiri kuri konti aracyabikuza. Wa mugeni ntiyongeye kumuca iryera. Ikibazo kikagira giti, uwo mugeni natahura ko iyi nzu ari inzu y'ikode umugabo yaje kumuterekamo, ko bya bintu byose yatanze ari byo umugabo yarariye amadeni, ko bitongeye kugaruka, rya kote ntiyongeye kugaruka, ya modoka ntiyongeye kugaruka, bya bitanwa ntiyongeye kubibona, n'inzu arimo ari inzu y'ikode, ko aba bana nabo ari umugabo yararabyaye ku ruhande batarashyingiranwa, batarabana. Uyu mugore, uyu mugeni azabyifata mwate? Aho nawe amaherezo nazajya gushakashaka uyu mugabo kugeza igihe atongeye kumubona. Bishoboke ko batazongera guhura ukundi usibye online at distance, bazongera bahurire mu kirere ku ikoranabuhanga. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko ibyatangiye neza birangira neza, n'ibyatangiye nabi bikarangira nabi. Ni umubano wanyu ushingiye ku ikoranabuhanga, mwarahuriye mu kirere online, n'ubundi bizasorezwa mu kirere, bizasozwa mutakiri kubonana, umwe ahunze undi, umwe agiye ukwe undi ukwe, mugahura iyo ngiye kure, ntimuzongere guhura. Nanjye kuvuga nk'imisozi ibiri, mukazahura gusa muri gutongana, mugahurira mu kirere, amaguru ku butaka ntayo. Muyoboke w'Imana, ongera urebe ubutumwa wahawe, umuhamagaro urimo, wasanga nawe warawutangiriye mu kirere udashyize amaguru ku butaka. None niko bizasoza. La realite, kubaho nyine muri ubu buzima, ukamenya imisari muri ubu buzima, ukamenya ko urugo atari ukwiruka, ukamenya ko umuhamagaro atari ukwiruka. Yesu ati banza wicare utekereze mubyeyi, ubanza utekereze. Igihe cyo gutekereza, igihe. Reka dusoreze ku tuntu tubiri tuzakwajya kugufasha urebe niba utaratsindwa nawe. Imyiteguro. Uzamenyera umuntu uri seriye, umuntu uhamye mu myiteguro. Padiri ujya gusoma misa akitegura, muganga ugiye kuvura akitegura, mwarimu ugiye kwigisha akitegura, umuhinzi ugiye mu murima akitegura, umuntu wese mu mirimo akabanza akitegura. Kuki se dutegura misa? Kuki dutegura isengesho? Kuki dutegura imibano yacu? Kuki wajya mu rugo yidumukije utarigeze utegura? Kuki wajya kwiha Imana utarigeze ubyitegura? Kwicara ukabanza ugategura, ugateganya. Icyo nicyo kiranga umuntu nyine uhamye. Niba uko uzabaho mu muhamagaro wawe, uko uriho mu muhamagaro wawe, byerekeza kuko witeguye. Iyo ubonye ubwo yambaye bikubwira uwo ari we. Mu byaka akantu gaceho uturongo dutatu. Uzi ko abantu benshi basigaye bitegura ubukwe aho gutegura urugo. Ngubwo bwa bukwe bwo ku nkoranyambaga, tugatumira abantu ku nkoranyambaga, tugahurira kuri Facebook, kuri internet, ariko bikazaranya tutigeze nyine duhura. Twahura dute se ko nyine intangiriro itagenze neza? Iyi ntangiriro ipfuye n'inyisurizo nayo ntukagire ngo izapfa buhoro. Ni kangaho ujya witegura umuhamagaro wawe, wasanga wateguye ubukwe gusa, bya birori, kwishima no kwishimisha, ariko utarigeze utegura harya bizagenda bite ningerayo. Ukazatungurwa gusa ugezeyo, bimwe bigakubihira, ibindi bikazagusaba gusohoka wihuta, gukizwa n'amaguru. Nguko guhunga imihamagaro yacu no kwihunga bitabuze. Icya kabiri twazirikana ni uburyo dutegurwamo, formation. Intore irategurwa, ntabwo wajya gushinga urugo utariteguye. Abenshi nibo uzabona bashaka kwihutisha ubukwe,
umuntu wese uzihutisha ubukwe mubyeyi uzamubwira uti uri kubara nabi, yicara ubanza utekereze, nimugategura ubukwe ahubwo mujye mutegura iki? Urugo, imihamagaro yanyu. Na niyo mpamvu kugira ngo ushinge urugo byakagombye kugusaba kubanza kwiga, kwitegura, formation, inyigisho nyinshi zihambaye, kwiha Imana, inyigisho nyinshi zihambaye, kwiga bikomeye cyane. Nubwo nyine nanone kwiga amashuri menshi nanone atari yo gusa kugira umuntu muzima, nibwo umuntu utawufite ni nko kubanza kwicara ukareba uti harya ubuzima ndabushobora, ibigombera ubwo buzima, gusiga byose, gusiga bose, nawe ubwawe ukisiga. Ariko akenshi uzasanga twebwe yeza dusaba kwisiga, ahubwo tukajya kwisiga tukongera tukinogereza, ugasanga turi guta igihe mu kwireba, mu kwikunda, mu kwikanyiriza, mu kwishakira amarongo, aho kugira ngo dushakashake Yezu. Kwemera gushinga urugo cyangwa kwiha Imana ni kimwe, ariko kubikurikiza ni ikindi. Niyo mpamvu niba ushaka kubaho neza, wongere urebe ibintu wigomwe. Icyo kintu wigomwe rero ni icy'agaciro. Ese hari ikintu wigomwe kugira ngo ugere ku kindi cyiza? Wigomwe ibintu, wigomwe abantu kugira ngo ukurikire Yezu wenyine? Dusabira ingo nyinshi ziri mu manegeka bitewe n'uko nta myiteguro bigeze bakora. Dusabira abihaye Imana benshi babihe imihamagaro yabo bitewe n'uko nta myiteguro bigeze bakora, bitewe n'uko batigeze bicara badatekereza kuri Yezu, batekereza ku bintu, bagatekereza ku bantu, kaza kurangira Yezu wo muri uyu mwanya kurira ifoto y'umuntu wihaye Imana, ariko ntazigere asenga na rimwe, ntuzigere umubona ari gusenga. Warangiza nihaye Imana kurira ifoto y'umugabo n'umugore bahurira mu kirere gusa, ntibigere bicarana ngo baganire ku bibazo biri mu rugo rwabo n'ibisubizo babona mu rugo rwabo. Ako ni agahinda gakomeye cyane, n'ibibazo biremereye cyane. Mubyeyi muyoboke w'Imana, ndakwifuriza kwicara tugategura, tugateganya ubuzima buri imbere, tugateganya aho tuzahurira na Kristo, kuko ibintu byose uzakora udahuye na Kristo ntabwo mushobora guhuza, bizasenyuka. Ndakwifuriza rero kwegukira Kristo mu buzima bwawe bwose, umuha akanya, ushengerere, usenge, uhure na Kristo. Nibyo bizagufasha gukomera mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu mishinga yawe, mu muhamagaro wawe, kuko uzaba usize byose usanze Yezu we bukungu nyakuri. Mu isi Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musi Umukoranyi Silasi wa Diyosezi ya Cyangugu.